cyamwitwe ejo bugacana ayandi, dore inzira ni ndende yuzuye amakoni, hariho ikibunda dore ibihuni byinshi, ariko ejo buzacya ususuruke, erega iyaduhanze izuko tuzaba, ni nayo mugenga ubu buzima, ni nayo mpamvu itugerageza ngo turusheho kukamirika, azagera uruhuke ibikuvuna bihinduka amateka, uririmbe haleluya. Nongeye gusuhuza nshuti muvandimwe wowe ukurikirana kandi ugatega amatwi ibiganiro byacu, nguhaye ikaze kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Ubushize duherukana tuganira ku kiganiro kijyanye n'impamvu itera abantu kwiyahura n'uburyo biyahura, ndetse dutanga n'inama yatuma abantu bamenya uko bakwitwara igihe byagenze gutyo, cyangwa babonye umuntu wagize imitekerereze cyangwa n'ubushake bwo kwiyahura. Cyari igice cya mbere. Rero uyu munsi nagira ngo dukomeze n'igice cya kabiri cy'icyo kiganiro, ndetse dukomeza dutanga n'inama kugira ngo abantu bamenye uko bakwiriye kwitwara, ndetse n'uko bakwiriye gufasha abo bantu bagaragaweho gushaka no kugerageza kwiyahura. Mbahaye ikaze rero, mboneyeho no kongera kukwibutsa kutibagirwa gukanda kuri subscribe, ndetse no kuduha comment, ndetse ugasharinga na bino biganiro kugira ngo bigere kuri benshi kandi bitugirire umumaro. Murakoze, muryoherwe. Kujya munaniwe cyane kubera ibitekerezo, ibitotsi nabyuka bibura, ndetse bukarinda gucya, ubunzi imitima, maze ukabyuka ukicara ku buriri, maze ukitangira itama, ukanasenga amava akaruha, ahubwo bikarushaho, nawe ubwo rero ukanibaza niba iyo mana yo mu ijuru yaba ikiriho. Satani akagutera kwiyanga ukumva ushatse kwiyahura. Nshuti bamukurikiye kino kiganiro, murumva ko umutumirwa nawe ageze uruhare rwe atanga kuri iki kiganiro. Ni ingero nyinshi muzi hirya no hino, nk'uko natangiye mbivuga. Hari benshi bagira amarangamutima yo kumva ko bageze aho kumva yuko ntacyo bakimaze kuri iyi si, bakageza ubwo bumva biyanze, bakumva nta ruhare na ruto bagifite mu buzima bwabo kuri iyi si, kubera byinshi baba barahuye nabyo bikabatesha umutwe, bikabababaza, bakumva mbese igihe cyabo gisa naho kirangiye, bahita barangiza ubuzima bwabo uwo mwanya. Banyarwanda, banyarwandakazi, rero ahangaha tukivuga ku bijyanye no kwiyahura cyangwa uburyo umuntu agira igitekerezo cyo kwiyahura, mu minsi ishize ubwo hano i Kigali bashyiragaho guma mu rugo, mwabonye video yazengurutse ku mbuga nkoranyambaga y'umusore cyangwa umugabo wagiye akicara mu muhanda n'ibikapu mu muhanda rwagati rwose, imodoka zikaza ngo zimugonge. Burya biriya ni ukubera ko yumvaga ubuzima busa naho ntacyo bukimumariye, avuga ati kubaho gutya bindutira no gupfa, yumva mbese ubuzima kuri we nta busobanuro bugifite. Ntabwo rero biriya umuntu aba akwiriye kubirebera, burya we nta nubwo aba acyumva yuko hari inama yindi yakwigira, ahubwo abamubona bari bugufi bwe bamunyuraho, nk'uriya ubundi uramwegera ukamuganiriza, ukamuhagurutsa, ukamushyira ku ruhande, ukaba wamuvugisha, nibura abonye abantu bamuvugisha mu buryo bwo kumwumvisha yuko bifatanyije nawe mu kababaro, hari icyo bimumarira, hari icyo bimufasha. Hanyuma wamara kumuganiriza ukaba wamufasha kugera kwa muganga, cyangwa se no kundi muntu ushobora kuba yagira uko amufasha. Burya hari imiti ivura n'agahinda, akaganirizwa mu buryo butuma abasha kwiyakira no kwakira iyo situation, iyo mimerere y'uwo mwanya, kuko twese uko twakira ibintu burya nk'uko nagiye mbivuga mbere ntabwo tubyakira kimwe. Hari uhura n'ikibazo runaka
akumva ari nk'aho ijuru rimuguyeho, noneho icyo gihe akabura igisubizo, akabura icyo gukora. Ni byiza yuko wowe ubibona uri bugufi bwe umwegera ukamufasha neza kumva ubusobanuro bwa bya bindi, ukamufasha kumva yuko ijuru ritaguye, ndetse nyuma y'ibyo ubuzima bushobora gukomeza. Uretse n'ibyo ushobora no kumvisha iyindi myitwarire abantu bajya bagira, ku buryo ishobora kuba yatuma umuntu agira ibitekerezo byatuma yakwiyahura yumva kubaho ntacyo bikimaze. Iyo abantu bagiranye amakimbirane bakarwana, bigeze ubwo reaction iba nyinshi cyane ku buryo yumva ko nubwo yapfa ntacyo bikimaze, bitewe n'ibyo arimo, bitewe n'ibyo ahuye nabyo. Reka mbumvishe uyu mugore uburyo yatunganaga n'umugabo we, yumva ko ahari no kumukubita akanamwica, ahari ubwe byari byamurenze, yumva ahari nta busobanuro byari bigifite kuri we. Mutega amatwi mwiyumvire, mwumve iby'ubu ngubu n'iby'iki gihe duhora tuvuga, uburyo abantu bakwiriye kumenya uko bitwara mu kibazo runaka bahuye nacyo. Ndimo ndashaka kumubitira, urumva ndashaka kumubita. Sandrine ntunkoresha amakosa. Yakore. Ngira ngo murabyiyumviye, uyu mugore n'umugabo ntabwo bari kuvuga rumwe, ntawe uzi n'icyo bari bapfuye, ariko kubwe kumva yuko ibintu byamukomeranye yabuze nuko abyakira. Wari kumva nubwo bamukubita, ari kumva hari yamukubita akanamwica, kandi uyu nawe ashobora kugira umujinya wihuse akaba yamukubita, akaba amutuye aho ngaho, akaba arapfuye. Ni byiza yuko burya icyo dukora cyose tugira n'imbaraga zo kugira uburyo tujera amarangamutima yacu, tukamenya uburyo twakwitwara. Ubona nubwo umujinya waba wabaye mwinshi, ariko nibura tukishakamo imbaraga zo gushaka uburyo twabiminimiza, kuko hari ubwo usanga umujinya udukoresheje ukaba wakora ikintu uzicuza mu kanya, ukavuga uti iyo nza kumenya simba narabikoze ntya. Ariko nibura umuntu abanje akabitekerezaho mbere gatoya yuko abikora, nubwo bisaba imbaraga nyinshi, burya hari icyo bisevinga, hari icyo bifasha kuba umuntu atakwishyira mu bihe by'amanzaganya nk'ibi ngibi byo kumva ko wakubita umuntu ukaba umutuye aho ngaho, nyamara wanamukundaga, ariko kubera umujinya mwinshi wagize utabashije kuyungurura ngo uworoshye, ugasanga uramwishe, nyuma bigakuramo yuko uzicuza. Rero uyu nawe ntabwo yagira uburakari bwihuse kuri uru rwego ngo avuga ati ngenda ashaka ko nkubita ukanyica, kuko nabyo ni igice kimwe kiganisha nko kwiyahura. Kubona umuntu murarwanye kandi koko uri kubona afite nk'ikintu cyatuma kwica, koko ukaba wasa naho wamwiyahura utinyica, nabyo ntabwo ari byiza. Iyo uri hafi ugerageza kubyoroshya ukamuganiriza, kuko burya we niyo kintu cyo kuvuga ngo arabasha kwiyoroshya we ubwe, hari ubwo izo mbaraga batakizifite. Uretse ko ku muntu nkuriya twavugagaho hejuru, umuntu watangiye yumva yanze ubuzima, yumvaga ameze neza, agatangira kumva atagifite imbaraga, agatangira kumva ageze muri cya gihe cyo kuba ari umuntu ubangamiwe cyane, ugeze mu majune, bikageza ubwo yumva noneho yatangiye gutekereza ko yakwiyahura. Mu by'ukuri tera intambwe, wegera umuntu nk'uko nabivuze hejuru, wegera umuntu umuganirize, umubwire umubabaro ufite, umubwire ibibazo wahuye nabyo, agerageze kumva gufashe buhoro buhoro. Ushobora gusanga ikibazo kibonewe igisubizo, nyamara cyari cyakuremereye. Si byiza yuko wakwirangiza wowe ubwawe ngo ushyire iherezo ku buzima utihaye. Ni byiza yuko rero twagerageza kureba uburyo twajya twegerana, ntube nyamwigendaho, ntiwigire nyakamwe, kuko ibibazo burya bikemurwa n'abantu. Nagira ngo kandi bamenyeshe yuko igihe wumva wageze aho utekereza ko ntacyo kimaze kuri iyi si, igihe wumva wageze aho wumva koko ubuzima bwawe burangiye,
igisigaye ari ukwiyambura ubuzima. Ubasha kugira nibura uwo wabyereka, ubasha kugira uburyo watera intambwe ukagana abashobora kugufasha, kwa muganga baba bahari. Ushobora kuganiriza umuntu wisanzuyeho ukamubwira umubabaro ufite. Burya kwiherana ikibazo nanone nk'uko twagiye tubivuga no mu biganiro byatambutse ntabwo ari byiza, nubwo twagiye tugaragaza ko hari abantu bigorana kumenya icyo atekereza, ariko burya iyo wumva ikibazo cyakuremereye mu mutwe harimo byinshi uri kurwaniramo kandi numva wabuze amahoro, ni byiza ko wagira umuntu wisanzuraho. Burya ntabwo ari byiza ko twakwigira abanyamwigendaho. Nibura umuntu akaba afite inshuti ye yumva yakwisanzuraho, yabwira ibibazo bye, ukaba ufite umuntu wumva ko agutega amatwi, uramutse umwegera ukamuganiriza nibura yagutega amatwi nk'uko ubishaka, ukamuganiriza ukamubwira intimba ufite, ukamubwira uko wiyumva, nibura akagufasha gusesengura no kuyungurura bya bibazo, kugeza ubwo nibura yagufasha kugira inama yo kugira nibura atabifite n'ubushobozi, akakugeza none nibura kwa muganga, cyangwa akakugira inama yo kujyayo ukagana abaganga bashobora kugufasha kugira uburyo baminimiza cyangwa se bagenda bagufasha koroshya bya bibazo byaremereje umutwe wawe, kugeza ubwo wumva wafata umwanzuro wo kwiyahura. Ni byiza yuko rero twakwagura imitekerereze, kandi tukagerageza kumva yuko niba tugeze no mu bihe by'amage, niba tugeze no mu bihe by'amakuba, ntitwumve ko igihe cyo kwiheba ari icyo ngicyo, ukavuga uti ibihe byo kubabara birasanzwe, aho umuntu agera kumva nta gisubizo. Nyamara iyo waguye ubwenge ukagura imitekerereze, ukegera inshuti n'abavandimwe, murabizi bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Uwo ni umugani uriho kuva kera, cyangwa se bakavuga bati nta mugabo umwe. Burya baba bashatse kuvuga yuko hari ubwo bigera ibitekerezo bikakubanda byinshi, ukabura epfo na ruguru. Nyamara iyo utekereje ko hari umuvandimwe ushobora kuba waganiriza ikibazo runaka, hari ubwo akungura igitekerezo ugasanga wungutse indi nama wowe utigeze utekereza. Bya bindi byari bikuremereye, bya bitekerezo byari bikurimo byatumaga watekereza kwiyahura, ugasanga ahubwo bise bihinduka ubusa, ugasanga rwose ibintu bise bituza, ukongera ugasubira gutekereza nk'uko watekerezaga. Ni byiza rero yuko twakwirinda kwiheramo, twirinda kuba abanyamwigendaho, twirinda kuba abanyakamwe, ahubwo ikintu cy'ubushuti tukacyagura muri twebwe, ukagira umuntu wisanzuraho, ukagira umuntu wisangaho, ugutega amatwi, ubwira ibyawe, akaba yakugira inama. Byanananirana kandi ataba ari hafi, ukagana abaganga bahari b'inzobere, kwa muganga baba bahari, bakagutega amatwi, bakaguha inama, ndetse bakagufasha, baguha n'imiti rega burya yatuma ubwenge bwongera gusubira ku murongo, ugatekereza neza, amarangamutima yakongera kumera neza, agasubira ku murongo nk'uko yahoze kuvana mbere kose. Numva iki kiganiro ni kigari kandi ibintu tuzakomeza kubigarukaho, ni byinshi umuntu yabivugaho, hari benshi, hari ingero nyinshi mwagiye mwumva, hari byinshi mugenda muhura nabyo mu nzira zitandukanye. Ibi biganiro tuzagenda tubigarukaho nk'uko nkunze kubivuga, duharanira ko isi yacu twayigira nziza kuruta uko twayisanze. Ndabashimiye rero, mukomeze mube bugufi, dukomeze twungurana ibitekerezo, kandi rwose nshimira yuko mukomeza kuba inshuti zanjye kurushaho, mukadukurikirana, mukomeze kuduha n'ibitekerezo, ndetse sinabura no kubabwira nti igihe cyose wumva ari insanganyamatsiko twaganiraho, ntibyakubuza kwandika hariya mutanga ibitekerezo, ukandikaho ukambwira uti byaba byiza n'iyi nsanganyamatsiko muyituganirijeho, tugashaka abantu bagiye batandukanye tukabiganiraho, tukareba uburyo ibintu twagenda tubisobanukirwa buhoro buhoro mu buzima bwa buri munsi. Ndabashimiye rero, mukomeze kuba bugufi, mukomeze gusharinga na bino biganiro bigire kuri benshi, kugira ngo turusheho kubaka umuryango wacu, abatuzengurutse, abo tubana nabo, twese tugire ubuzima bwiza. Kandi burya ubuzima bwo mu mutwe niyo nkingi y'ubuzima bwose bwa muntu. Iyo butameze neza n'umubiri wose burya ntabwo ubuguwe neza. Ni byiza yuko rero dushyira ubuzima bwo mu mutwe imbere, kandi tukabwimakaza ndetse tukabwitaho kugira ngo tugubwe neza, amarangamutima yacu abe ku rugero rukwiriye,
kandi ejo hacu hazarushaho kuba heza. Ndabashimira, mugire amahoro kandi turi kumwe, mugubwe neza, naho ubutaha. Ciao ciao.